Bakunzi baturwanya kanuni n'akarengane iwacu TV, reka basuhuze mbifurize amahoro y'Imana. Ishyano rikomeje kugwa mu gihugu cy'u Rwanda. Abantu FPR ibyazanye tuzabifatisha abiri, ariko igihe itaragenda musenge ndetse buri wese afate iry'iburyo twirukane ayo mashitani. Nimurebe icyo nababwiye kandi narabivuze nti nta kintu kimwe cyubatse, nta ngo mu Rwanda zihari, ndetse haje ikintu bita uburinganire. Ariko murebe ibyibaye kuri uyu mugabo, arabivuze aho umugore wese mu gihugu cy'u Rwanda yahawe ububasha bw'umurengera kugera ubwo uyu akora ibikorwa nka biriya, kandi abikoze atakanabikoze, ariko kubera ko cya kintu za nyigisho zacengeye mu bakadiri, cyane cyane mu bari abayobozi mu gihugu cy'u Rwanda, bagira bahora n'ubuyobozi igitsina gore, cyangwa se na za nyigisho zo mu migoroba n'ibiki n'utugara tw'umubyeyi, aramuhitanye da. Yikoje hirya ahamagaye gitifu, ariko kandi Imana ikinze ukuboko. Gusa icyo mbabwira, ndabwira abagabo n'abandi badamu bagifite umutima, n'urubyiruko muri rusange, n'undi wari wese ufite umutima wo kubohora igihugu, muhaguruke tubohora igihugu cyacu, twongere twimakaze umuco gakondo. Igihugu kizabona amahoro ari uko iyi ngoma ngome ivuyeho, nibwo kizongera kwera, nibwo kizongera kubaka, nibwo kizongera gushinga imizi, nibwo buri kimwe cyose cyagiye kizagaruka, umuco wacu ukagaruka. Bitabaye ibyo abantu bazashira, kandi FPR ari byiza uruhare ku nyungu zayo, ndetse kugira ngo ikomeze itsikamire igitsina gabo mu gihugu cy'u Rwanda bitewe n'iki ishaka. Ntabwo byakunda kiriya kintu kikiriho, aho Kagame na FPR bazanye kiriya kintu cyo kwica umuntu ahagaze, cyane cyane igitsina gabo. Ntabwo mbivugire kubera ko ndi umugabo, ahubwo nimwumve buno buhamya, nimurangiza mwese mufate icyemezo, abagore abagabo, mu Rwanda igihugu cyanyu. Bye bye, naho mu makuru ari imbere. Ndasimbuka mu mazi, ngiye kubona mbona yahise aca bugufi, ahise afata mu mutwe, ahita ataka cyane, arataka. Amaze gutaka nagiye kubona mbona ahise amanuka, ahita acuburira mu ruzi. yagezemo aracubira, acuburutse nibwo twahise tumukuramo. Nizeyimana Mustafa yasezeranye imbere y'amategeko na Mukanyandwa Alice, ariko uyu mubyeyi witwa Mukanyandwa Alice we yazanye ngo umwana w'imyaka 3 yabyaranye n'undi mugabo, ariko uyu Mustafa akomeza kubahiriza inshingano ze nk'umubyeyi. Uyu mwana mwishyurira amashuri kugeza ubwo ngubu akaba ageze mu wa 4 segonderi. Uyu Mukanyandwa Alice yaje kwaka Mustafa amafaranga agera ku bihumbi 15 kuri iki cyumweru dushoje, ngabe yajya gusura umwana we, aho kugira ngo ajye gusura uyu mwana ku ishuri, ahubwo ahita ajya kwisurira umugabo yabyaranye nawe uyu mwana yaragiye gusura, ari naho amakimbirane ngo yaje guturuka. Ubwo Alice yageraga mu rugo avuye kwirebera uyu mugabo yabyaranye nawe, uyu Mustafa ngo yaje kujya muri telefone ya Alice ngo yumva amajwi avugana n'uyu mugabo, bityo abajije uyu mugore we witwa Alice impamvu ngo yagiye gusura umugabo kugira ngo ajye kwisurira umwana, ngo amakimbirane atangira. Uyu Mustafa kuri uyu wa gatanu yahise yegera ubuyobozi bw'akagari ka Rwabutenge, wagezeyo ahurira n'umugore we. Umugore we ahita abwira umuyobozi w'akagari ngo ko uyu mugabo afite ingengabitekerezo ya jenoside, ngo bityo umuyobozi w'akagari abwira uyu Mustafa ngo ko agomba guhita amufunga. Uyu Mustafa atekereje ibimubayeho, dore ko ngo iby'iki kibazo ngo cy'ingengabitekerezo atigeze akigira no mu buzima bwe, niko guhita afata umwanzuro asohoka muri ibi biro by'akagari ngo yihuta cyane, niko kugenda agahita yijugunya mu mugezi wo mu Kagera. Kubw'amahirwe akaza kurohorwa n'abaturage bavaga guhaha mu karere ka Bugesera. nabaje gusura ku bana uraramurikira, uramubongo amaze kumurikira ndamushuka, ndabwo ati ngiye mu Bugesera, subira mu rugo. Ndaje asubira mu rugo n'abana nasize bari kuvugoroga, bari kurako nayo mbabwira ati nta yandi mahitamo, bayi mama wanyu azabamenye. Ndamanuka, maze kumanuka icyo nakoze n'iki nahageze ndeba ko nta bantu bari hafi yanjye, kugira ngo batamenya n'umenya ibyo ngiyemo. Amahirwe make nagize, hari abadamu bavuye mu Bugesera, niyo mahirwe make nagize. Mbona barambwira ati wa mugabo waretse kudusigira abana, ndabwira ati nta kibazo. Nakuyemo umupira nipfuka mu mutwe, maze kwipfuka mu mutwe nahise nsimbuka, umupira ngo ujugunya hanze, ndasimbuka mu mazi,
nuko ndibirambamo uko ibindi byagenze n'Imana yabikoze ntabwo navuga ngo byagenze gute. Uyu ni umubyeyi ndetse n'abandi baturage barohoye uyu mugabo bagaruka ku buryo ki nabo bamenye iby'iki kibazo. ndangije ndamubaza kuko ninjye wari uri imbere, ndamubaza nti wa mupapa we kuhagaze hejuru y'uruzi bimeze gute? Nuko ubwo ndangije umugabo ati hoya, mbona arahindutse, mbona agize gutya, afashe gutya mu mutwe, yaramaze kwiyambura umupira, afata irangamuntu iwe ayikubita mu ntuza mu mupira, arangije arambika hasi wa mupira yari afite. Arangije ubwo ngubwo nahise mvuga ni wa mugabo we have uri mu biki? Ese uri mu biki? Ngo hoya, ngo nta kibazo. Ngiye kubona mbona yahise aca bugufi, ahise afata mu mutwe, ahita ataka cyane, arataka. Amaze gutaka nagiye kubona mbona ahise amanuka, ahita acuburira mu ruzi. Ase kugwamo ndavuga ntumva wera wa Isiraheli, ndakwinginze, uri Imana ikomeye, uri Imana igira neza, uri Imana itabara, watabaye uri Imana ya sogokuruza Aburahamu. Nanjye ndagusaba kugira ngo umbere Imana uyu mugabo mukure muri aya mazi, ndagusaba umurinde urupfu, kuko Mana ntabwo dushaka amarira. Umugabo uruzi rwa mukaraze rumaze kumukaraga aracubiramo, ndavuga ntumva Mana koko arapfuye, urabyemeye? Ntoya nti Mana ntitabara uyu muntu. Uyu mumama yarari kuntuza, yarari inyuma yanjye, ndamubwira nti hoya nintabara, ntintura, mvuza induru. Umumama nawe abavugije induru, amaze kuvuza induru gahumamo nko muri koma. Bagiye kumva twumva umuntu ari kuvuza induru, ari gusakuza, turirukanka tujya gutabara, dusanga aba mama bamutabara. ubwo umugabo abonye ko agiye kurega n'ubundi agiye kuregera nta umurenganuye, arirukanka niko kuza mu ruzi. natwe rero tumufata agiye kwiyahura. Ku ruhande rw'umuyobozi w'uyu mudugudu wa Gashubi Giramungu Berenare, ubwo twageraga aha twasanze nawe yaje gutabara, agira icyo avuga kuri iki kibazo cyabereye mu mudugudu we, ndetse kandi agira n'inama agira abaturage. Ahageze ndabona hateraniye abantu benshi, ariko na nyiri kuba yaragerageje kwikuramo ubuzima ngo nyahari ntabwo abashije gupfa. Ubwo gusa ni uko wenda ari kure. Iyi nama abaturage ntabwo niyo wajya mu kibaya neza, atuma wikuramo ubuzima yo rwose uba wihemukiye. Abaturage bakomeje kuvuga ko uyu muryango utuye mu mudugudu wa Karambo mu kagari ka Rwabutenge mu murenge wa Gahanga ukomeje kugenda ugaragaramo amakimbirane, ngo bityo niba nta gikozwe n'ubundi umwe muri bo azica undi.